kuno munsi twigarukiye tugiye kubabwira amazina yanyu, mukore subscribe kwicano, mukore subscribe rwose kuko ibintu bigiye kuza ni byiza. Arambira ngo ningende ndye ibigori ngo naratsinzwe. Nshuti yanjye muvandimwe, kora subscribe ubundi tumenye ubusobanuro bw'amazina yacu. Uyu munsi rero tugiye kumenya ubusobanuro bw'amazina yacu. Amazina yacu tugiye gusobanura ya mbere ni Adeline. Ubusobanuro bw'izina Adeline busobanura Adeline ko ari izina rihabwa umwana w'umukobwa. Rikaba ryarakundaga gukoreshwa cyane mu rurimi rw'Ikidage cya kera hagana mu kinyejana cya 17. Adeline bikaba bisobanura umukobwa ufite icyubahiro, umukobwa nyine uturuka mu muryango w'abanyacyubahiro, umukobwa w'umunyacyubahiro cyangwa umukobwa w'icyubahiro. Adeline rikaba rikomoka kuri Ada, risobanura icyubahiro cyangwa umunyacyubahiro. Rikunda gukoreshwa mu ndimi zirimo Igifaransa, Icyongereza n'izindi, kandi Adeline ni igisobanuro cyiza cyane kijyanye n'agaciro n'icyubahiro. Alice byo rero bikaba bisobanura umukobwa uba umeze gutya. Izina Alice ni izina ry'umukobwa rifite inkomoko mu ndimi zo mu Burayi. Alice ubundi bikaba bisobanura ufite ukuri, umunyakuri cyangwa umukobwa ufite imico myiza. Alice kandi rikomoka ku zina Adelais, ryavuye ku ijambo ry'Ikidage Ada, risobanura icyubahiro. Alice kandi afatwa nk'umukobwa uba ufite ubwitonzi, ubupfura cyangwa icyubahiro. Rero rikaba ari izina rimeze uko nguko. Uwo ni umukobwa uba ufite ubwitonzi, afite ubupfura n'icyubahiro. Tugahita twihuta tukajya ku busobanuro bw'izina Pasi. Pasi rero naryo ni izina ariko ricanganye. Kireka mukoze subscribe nkabasobanura muri video ikurikira, ikaza ari video y'umwihariko kuri Pasi. Pasi rero ni ijambo rifite ubusobanuro bwemewe mu Kinyarwanda. Akenshi ni izina ry'akabyiniriro, mu Cyongereza bikaba byitwa nickname. Rikunze kuba rigufi, riturutse ku mazina nka Patricia, Pacifique na Pascal. Pasi rero bikaba bisobanura kimwe na Pacifique bisobanura amahoro, peaceful. Pasi rero buriya ni umuhungu uba ugira ububwa mu buzima bwe, akaba akora ubuntu busekeje, abantu benshi bakaba babwita ububwa. Pasi rero icyo ngicyo nicyo bisobanuye. Tugahita twihuta tukajya ku zina Alliance. Ubusobanuro bw'izina Alliance nabyo byabyiza mukoze subscribe, mugahita mubona video ngiye gusohora isobanura Alliance na Pasi. Alliance rero bisobanura ubufatanye, amasezerano yo gukorana, ubumwe bufite isezerano rimwe. Alliance rero akaba ari umuhungu uba urangwa no gushabuka, atereta abakobwa, akunda abakobwa, kandi ibintu bye byose biba birimo ubuginga. Ibyo rero ni ibintu biranga izina Alliance. Uwo ni umuhungu uzabona ugahita nawe wumva ko byetite komato perha. Izina rero rikurikiyeho turaribona muri video ikurikira. Kora subscribe ubundi umbwire izina ryawe ndigusobanurire. Bye bye. Kora subscribe ntugende utayikoze nshuti yanjye, kuko ibintu biri imbere nibyo byiza. Ciao ciao.